ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabashuhuje inshuti bakunzi b'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA. Ni ikiganiro kigusobanurira byimbitse akamaro n'imyitwarire iboneye igamije kurengera ibidukikije ari nabyo musingi w'ubuzima n'iterambere ku isi. Ibinyabiziga ni kimwe mu bigira uruhare mu guhumanya umwuka duhumeka biturutse ku mwotsi birekura mu gihe bikoresha ibikomoka kuri peteroli. Umubare munini w'ibinyabiziga bibarurwa mu mijyi bituma umwuka waho urushaho guhumana, bityo ukagira ingaruka kuri twese duhumeka wa mwuka uhumanye. Ingaruka zo ni nyinshi, harimo nko kurwara indwara z'ubuhumekero kandi zizihitana benshi ku isi. Mu Rwanda cyane mu mijyi naho habarurwa ibinyabiziga byinshi kandi byose bikoresha ibikomoka kuri peteroli. Inyigo yakozwe n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA mu mwaka ushize wa 2018 yerekana ko ibinyabiziga biza ku isonga mu guhumanya umwuka duhumeka mu mijyi. Leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bashyizeho ingamba zo gukumira iki kibazo zirimo gutangira gukoresha ibinyabiziga bikoresha ingufu zidakoresha ibikomoka kuri peteroli. Ese uyu mushinga ugeze hehe? Ese ibi binyabiziga bidakoresha ibikomoka kuri peteroli byo bikora bite? Ntabwo kubikoresha byahenda se kurusha gukoresha ibinyabiziga dusanganywe? Ngibi byo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Nge Ndijire ntaho batuye, mbahaye ikaze. Kuri ubu ntibyashoboka ko isi ibaho nta binyabiziga, urebye akamaro kabyo karimo imigenderanire y'abantu, ubuhahirane, ubucuruzi n'ibindi. Nubwo bimeze gutya ariko ibi binyabiziga bikoresha moteri bisohora imyuka ihumanye kuko bibona imbaraga bikoresheje ibikomoka kuri peteroli. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryerekana ko ubwikorezi bukoresha ibikomoka kuri peteroli bwohereza 26% by'umwuka uhumanye wo mu bwoko bwa carbon dioxide woherezwa mu kirere. Raporo ya gatatu y'igihugu y'imenyekanisha rirebana n'imihindagurikire y'ikirere, The Third National Communication Report, yerekana ko kuva mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2050 ubushyuhe bwaba bwikubye hafi inshuro enye niba nta gikozwe, kandi ibinyabiziga bya moteri bikoresha ibikomoka kuri peteroli bikaba biza ku isonga mu bisohora imyuka itera ubwo bushyuhe kandi kanahumanya umwuka duhumeka. Inyigo iri gukorwa ku ikoreshwa ry'ibinyabiziga bidahumanya ikirere yakozwe ku bufatanye na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo n'Ikigega cy'igihugu cyo gutera inkunga imishinga y'ibidukikije FONERWA, yerekana ko kugeza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka mu Rwanda habarurwa ibinyabiziga 220 na 551 byose hamwe. Muri ibyo binyabiziga ibigera ku 114 na 816 ni ukuvuga ibyihariye 52% ni moto. Nyamara abahanga mu kurengera ibidukikije bahora batekereza igishobora kuba igisubizo kidahagarika ubwikorezi bw'abantu n'ibintu kandi ntikinashyira ubuzima bw'abatuye isi mu kaga. Gutangira gukoresha ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi mu cyimbo cyo gukoresha ibikoresha ibikomoka kuri peteroli ni imwe mu ngamba zatekerejwe. Ni umushinga Leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo basanze waba igisubizo mu kurwanya ihumana ry'umwuka, dore ko ufite n'izindi nyungu zitandukanye. Turashaka mu Rwanda ko twagira moto zikoresha electricity gusa. Electric motors. Ziriya zindi zose kubera ko ziratwangiriza n'umwuka duhumeka n'iki, ubwo tuzava aho ngaho tujya no ku mamodoka. Ariko ibyo turabikorera ko ni bigezweho, ni biteza imbere u Rwanda, ni biteza imbere abanyarwanda, ni isuku. Ariko ntabwo tuzajya tubambura gusa ngo tubagurishe izo ngizo, tuzashaka uburyo tuzigurana. Urabyumva? Aba moto, ab'umwuga wa moto nagira ngo mbategure ko muzadufashe kubyihutisha igihe bizaba byatangiye. Twe turacyakora kuri ibyo ngibyo, nabo tubikoranaho bafite uburyo bashobora kutugeza kuri iyo ntego. Mwabyumvise, electric motors, za moto zikoresha amashanyarazi gusa, biri mu pipeline. Ndashaka ko tuzafashanya kugira ngo tubigereho, sibyo?
igeragezwa ry'umushinga wo kwimakaza ubwikorezi budahumanya ikirere watangiranye n'ibinyabiziga bya moto. Kuri ubu harageragezwa ikoreshwa rya moto zikoresha amashanyarazi aho gukoresha esanse. Kimwe mu mpamvu ari nayo nyamukuru ni ukugira ngo tugabanye bya bindi byangiriza ya myuka iva muri za modoka zisanzwe zikoresha ibikomoka kuri peteroli, ariyo imyuka mibi yanduza umwuka duhumeka ikanangiriza ikirere cyacu igatera ya mihindagurikire y'ibihe. Ikindi wenda nkibona nkaho ari n'inyungu yindi, mu Rwanda muzi ko u Rwanda rwihuta mu bintu byinshi. Ntago twumva rero nimba handi ibi bintu bikora impamvu u Rwanda rwaza ari urwa nyuma. Twibuke yuko izi modoka nyinshi turiho dukoresha kandi zitwanduriza tuzigura hanze, ntago tuzikorera hano. Njya mbwira abantu nkavuga nti uzi ko ubonye imodoka tuzana made in Rwanda, kugira ngo imodoka yawe ijye mu muhanda ni umushoferi gusa. Imodoka wayikuye hanze, iyo ushaka spare parts uzikura hanze, mazutu wayikuye hanze, nta kintu gikorerwa mu Rwanda. Ariko nitujya ku modoka ikoresha amashanyarazi, byibura amashanyarazi turayikorera. Urumva ko tuzaba noneho hariho n'ibiriho bikorerwa hano mu gihugu, bizadufasha kuba dufite nka za moto zakorewe mu gihugu zigakoresha amashanyarazi yacu, za tekinoloji abanyarwanda bakazigishwa, tugahanga ya mirimo myiza ku banyarwanda n'umushoferi akaba wacu. Murumva ko byibura twaba dufite ikintu gifatika. Magingo ya moto zikoresha amashanyarazi zatangiye kugeragezwa mu mujyi wa Kigali. Usibye kutangiza ibidukikije, gukoresha izi moto bifite n'akandi kamaro. Ntizigira moteri inywa amavuta kandi ntizikenera cyane gusimbuza ibyuma bishaje cyangwa kumena amavuta vidange nk'izisanzwe zimenyerewe. We're seeking to create the first mass market shift to electric vehicles, and we want to do that right here. Turifuza kubaka isoko rya mbere ryagutse ry'ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi hano muri Kigali. Twahereye kuri moto kuko nizo zikora amasaha menshi, hagati y'amasaha 12 na 15 ku munsi, kandi zikinjiza make ugereranyije n'imvune y'abazitwara. None se wazamura inyungu y'abamotari ho 60% kandi bakoresheje moto itabavuna mu kuyitwara, ifite ingufu nk'izisanzwe kandi itangiza ibidukikije? Ntabwo turi gusaba abamotari kwigomwa icyo ari cyo cyose. Turashaka ko batwara moto bishimiye kandi babungabunga n'ibidukikije. Because they want to, because they enjoy the experience while improving the environment. Bamwe mu batwara abagenzi rusange kuri moto bahoze batwara izinywa amavuta, ubu bakoresha izitwarwa n'amashanyarazi, bagaragaza itandukaniro ry'inyungu mu kwinjiza amafaranga hagati y'ubu bwoko bwombi. Nakoreshaga esanse ya 4500 umunsi wose, nakoze neza, akazi kagenze neza. Ariko iyi ngiyi mu gusora amafaranga ku bijyanye no kugura umuriro, amafaranga menshi mu mezi 3 nyemaranye, ntago ndarenza umuriro wa 3500, ntago ndakoresha umuriro w'ibihumbi 3500 ku munsi. Akenshi bari munsi yawo kandi nakoze neza umunsi wose. Urumva rero ko harimo ikinyuranyo. Muri make kuva nafata ino moto sindajya no mu igaraje. Iyi ngiyi nta bintu byinshi ikunda gupfa kuko akenshi nta moteri ifite wenda ngo niri bwangirike. Hari inyuma habamo dinamo n'imbaraga zayo ziba ntikunze kwangirika, nta ntorotsi ikenewe. Muri make keretse wenda ndamutse nkoze accident, ibyo ni ibisanzwe, wenda akagira byangirikaho, ibyo ni ibisanzwe kuko ni ibisazana, ariko gukoresha mu buryo busanzwe ni gake cyane. Bamwe mu bagenzi batega moto mu mujyi wa Kigali bo bashyigikiye ko izikoresha amashanyarazi zagezwa ku masoko mu Rwanda byihuse nyuma yo kuzigendaho. Ni moto itagenda kuza mu muhanda, cyari ikintu cya mbere nayikundiye kuko iyo ushatse nko kuvugira kuri telefone ntago yagusakuriza, byatuma uvugana neza n'uwo uri kuvugana nawe. Ikindi mbona nta bintu by'imyotsi igira, nk'abantu bashobora kuba bafite ikibazo cy'imihumekere kibatera nyine ku buryo batatega moto kubera imihumekere mibi, mbona ino moto itababangamira. Ikindi mbona inihuta, numva inagenda neza, mba numva iyo nyiriho ndi comfortable. Nabyishimira cyane ziramutse ziri mu gihugu hose kuko n'ubu aho nayitegeye imwe, ubu sigaye numva nyine natwarwa nayo buri munsi igihe cyose, numva ariyo moto nishimiye. None se izi moto zitezweho musanzu ki? Dore uko umujyi wa Kigali ubibona. Ufashe nka ziriya moto twarimo tuvuga ziri electrical, buriya ni uburyo bwiza cyane, ndetse usanga n'ahandi basa nkaho badutanze, cyane cyane nk'abakozi babakorera ahantu hamwe, ndetse no mu bigo by'abanyeshuri, ndetse n'abakozi bakora mu bigo by'abanyeshuri, n'abakozi muri rusange ahantu hose. Aho kugira ngo wowe utinde muri uriya murongo wafatiwemo imodoka cyangwa se utinde, kuko buriya traffic ikintu cya mbere yica n'igihe,
niba wateganyaga kujya ku kazi ukavuga uti ndagera mu isaha imwe, ugasanga wafatiwe hariya muri traffic jam hamaze isaha utwera iminota 30, urumva nabyo umusaruro wagomba gutanga ku munsi wakererewe, wagiye dore ko umujyi wa Kigali ubibona, kazi stress yakwishe. Urumva rero ibyo nabyo ni ibintu cyane cyane bigira impact ku musaruro wari witezweho ku munsi. Ariko turiya tumoto n'utumoto dushobora kugufasha kwihuta, n'utumoto dushobora kugufasha kugera ku kazi igihe, n'utumoto dushobora kugufasha kugera mu rugo igihe wabishakiye. Umujyi wa Kigali rero ngira ngo ahubwo kireya ni gishobora kuba kizi igihe muri urwo rwego rwo kugabanya ibyo byuka bihumanya ndetse no kugabanya umuvundo w'imodoka. Ikiba gisigaye gusa ni gufatanya n'abari abantu ndetse no gushishikariza abantu ibyiza byiriya moyen transport kugira ngo abantu babyitabire. Umushinga wo gukoresha moto zikoresha amashanyarazi mu Rwanda uracyari mu igeragezwa. Biteganyijwe kuzakurikirwa n'ikoreshwa ry'imodoka zikoresha amashanyarazi, bityo ku bufatanye n'inzego zitandukanye urwego rw'ubwikorezi bw'abantu n'ibintu rusange public transport rukavugururwa mu buryo butangiza ibidukikije. Turimo turakora inyigo, ntago twarikira aho ngaho gusa kuri za moto, turimo tureba ukuntu twabyagura bikagera no mu binyabiziga bindi. Ubwo turavuga imodoka zisanzwe, amabisi atwara abantu benshi, mbese kugira ngo noneho system yose ya transport turebe ukuntu twayimura tuva ku bikoresha mazutu bikajya mu gukoresha amashanyarazi. Turimo turakora rero inyigo tubifatanyijemo n'ikigo gishinzwe gutwara abantu n'ibintu ndetse na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo kugira ngo turebe ukuntu byakwaguka bikajya n'ahandi. Ubwo nurangira turimo na rura irimo kuko ishinzwe kuregulatinga abashoramari muri transport, noneho tukareba ukuntu twabyagura nk'igihugu tukagera ku cyerekezo twihaye. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko imodoka ya mbere ikoresha amashanyarazi yakozwe mu 1884? Ikoreshwa ry'imodoka zikoresha amashanyarazi ni ikintu kimenyerewe cyane ku isi nubwo bikiri bishya mu Rwanda. Wari uzi ko imodoka zirenga miliyoni 2 zikoreshwa mu isi zikoresha amashanyarazi? Kuzikoresha no kwirinda ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe n'ihumana ry'umwuka duhumeka. Wari uzi se ko ibinyabiziga byo mu muhanda ubwabyo byohereza 75% by'umwotsi w'ibikomoka kuri peteroli uhumanya woherezwa mu kirere ku isi hose? Ese wari uzi ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryerekana ko 23% by'umwuka uhumanye ku isi uturuka mu mwotsi w'ibikomoka kuri peteroli? Gukoresha ibinyabiziga bidakoresha ibikomoka kuri peteroli byaba igisubizo kirambye. Dusoza ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA, mwumvise ko ibinyabiziga bikoresha ibikomoka kuri peteroli bifite uruhare runini mu guhumanya umwuka duhumeka cyane cyane mu mijyi byiganjemo, kandi mwumvise ko mu Rwanda hatangijwe umushinga ugamije gusimbuza ibinyabiziga bimwe bikomoka kuri peteroli ibikoresha amashanyarazi. Bumwe mu buryo bwo gukemura iki kibazo ni ugukoresha ibinyabiziga bidakoresha ibikomoka kuri peteroli. Mu gihe ibi byakurikizwa, umwuka duhumeka mu mijyi dutuye wasubirana ubuziranenge, na cyane ko ikigo REMA ubu gifite ubushobozi bwo gupima ikigero uyu mwuka uhumanyeho mu gihugu. Ahasigaye ni uruhare rwa buri muturarwanda. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA kikugeraho buri cyumweru guhera saa 8:45 kuri televiziyo Rwanda, ndetse na buri wa mbere kuva saa 12 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.